niba wajyaga wifuza kumenya ururimi rw'ikinyankore ariko bikaba byarakunaniye, ukaba wibazaga uburyo uzarwiga ururimi rw'ikinyankore bikaba byaranze, umva tuzashyira umutima hamwe, tuzashyira umutima hamwe, kuko Bavandimwe TV ije kwigisha umunyarwanda akamenya ikintu atarazi kandi yajyaga acyifuza. Ubu ngubu twakuzaniye ururimi rw'ikinyankore ahangaha kuri iyi channel ya Bavandimwe TV. Mwajyaga mwumva ururimi rw'ikigande, muri kwiga ururimi rw'ikigande, ariko ururimi rw'ikinyankore mukaba mwifuza kurumenya bikaba byaranze, ariko ubu ngubu noneho tugiye kurwiga ahangaha kuri Bavandimwe TV. Muri iki cyumweru twaguteguriye amasomo meza tugiye gutangira. Muri iki cyumweru tugiye gutangira amasomo meza y'ururimi rw'ikinyankore. Ntuzacikwe rero no kuzumva bino biganiro cyangwa se kumva aya masomo y'ururimi rw'ikinyankore. Nyumvira nawe nk'aya magambo: wasibota, wasibota, wararota. Ibyo bintu byose tuzaba turi kubyigira ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Ntuzacikwe yewe muntu ukurikirana iyi channel, ibi bintu ni ibyawe. Ururimi ni wowe ushaka kuzarwiga maze ukarumenya, ku buryo nawe uzinjira mu gihugu cy'Ubugande ukaza uvuga ati koko ururimi nari nararwigiye mu Rwanda byararangiye. Rero iyi channel yajeho ku bwawe, ntazagira urwitwazo ugira, kuko iyi channel yaje gukemura ikibazo cy'umunyarwanda utazi urundi rurimi, maze ibintu bikagenda neza kandi bikagenda mu buryo. Wowe utubonye bwa mbere, ikintu tukwifuriza ni ugukora subscribe maze amasomo yacu akazajya kugeraho buri munsi. Ururimi rw'ikinyankore ruzagufasha nawe mu buzima. Ntumva, ntuzabe ikigwari, reka nawe uzabe intwari yewe muntu ushaka kwiga ururimi rw'ikinyankore. Ndakubwiye uzabane natwe, nubana natwe nta kindi kintu uzifuza cyo kumenya ururimi rundi usibye ko indimi zose tuzazigira ahangaha kuri iyi channel y'Abavandimwe TV, maze ibintu byose bikajya ku murongo. Wakoze cyane rero. Icya mbere tugusaba no gukora subscribe kandi ugahora utegereje ko iryo somo rijyaho. Buri wa gatandatu na buri cyumweru ducishaho isomo ry'ikigande, buri wa gatatu tugacishaho ikiganiro twita nawe byakubaho. Noneho rero tugiye kuzatoranyamo iminsi yuko tuzajya ducishamo ururimi rw'ikinyankore. Iyi minsi tuzayigira iki? Mujye muri comment maze mutubwire, mujye muri comment maze mutubwire murashaka ko ikinyankore tuzajya tukigisha iyihe minsi mu cyumweru hagati aho ngaho, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu. Iyo minsi twayisigarije aho hagati, nta kintu kirimo. Rero mutubwire, mujye muri comment mwihuse mukande mwandike mutubwire iminsi tuzakoresha mu rurimi rw'ikinyankore ni iyihe. Nawe urashaka kwiga? Ngaho tubwire. Ntabwo mwana njye Deo MC, Imana reke barinde mwese.